barimo barashaka icyubahiro bagishakira ku bandi, abantu bashaka icyubahiro bagishakiye ku by'abandi, ariko dore ahantu icyubahiro tugomba kugikura ni ugukora ibyiza tudacogora. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Abantu barashaka kudapfa bisha abandi, ariko reka mbabwire nta muntu uzatura nk'umusozi. Imana ijya yemera ko bikugeraho kugira ngo nibiramuka bitunganye, kugira ngo igisubizo kizima. Ubundi Imana yacu irwana finale, ubundi birimo gushaka kugira ngo irebe igisubizo kizima uko kizagenda, kugira ngo cyitirirwe Uwiteka Imana, kugira ngo bitazitirirwa yuko ari umubyeyi wawe, kugira ngo bititirirwa ko ari umwana wawe, kugira ngo bititirirwa yuko ari umuvandimwe. Bizagaragara yuko nubwo ari umuvandimwe wabikoze, nubwo ari umuturanyi wabikoze, ariko iri Imana yabashe kumukoresha. Hagarara ku munzani, hagarara neza, komera, uhagarare mu birindiro by'Uwiteka Imana. Kuri uwo musozi guhagaritsemo, mugaragu w'Imana yavuze ngo nzahagarara ku munara wanjye aho ndindira, maze njye numva icyo Uwiteka Imana ambwira. Haleluya. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Twongeye gushima Imana yemeye ko tubasha guhagarara imbere yanyu. Vuga izina ry'Uwiteka Imana ni Imana ikomeye. Muri iyi si, muri iki gihugu hari abahanuzi benshi, hari abakozi b'Imana benshi, ariko nshima Imana yuko ari ngiye yemerewe gukoresha muri uyu mwanya. Amazina nitwa Niyitegeka Jean Pierre, ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana 4, 3 b'abahungu n'umwe w'umukobwa. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Tugeze mu cyumweru cya 4 cy'umwaka. Imana ikomeje kuduhaza uburame. Twatangiye uyu mwaka dufite intego yo gusenga Imana, tuyisaba kugendana natwe, kandi twemera ko izagendana natwe kugira ngo ituruhure. Ubwo rero tugeze mu cyumweru cya 4, Uwiteka aracyari kumwe natwe. Imana yacu nishirwe hejuru. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turayisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice ni cya 50 n'umurongo ni wa 7. Turaza gusimbuka tujye kuri 54, duhere ku murongo wa 11 nyuma dukomeze. Yesaya igice cya 50 umurongo ni wa 7. Dusome kuri page ya 689. Twagiye. Kuko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Unsindishiriza ari hafi, ninde uzamburanya? Duhagararanye twembi. Umurezi wanjye ninde? Nanyegere. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Reka dusubire inyuma, nako twigira imbere, turebe 54, no kubumbura urupapuro rumwe. 54 duhere ku murongo wa 11. Yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ntuhumurizwe. Amabuye yawe nzayubakaho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro, iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana, ariko si njye uzaba ubateranije. Uzagukoranira wese azagwa ari wowe wazize. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Kadusenga Imana. Imana yacu turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye kuri ibyinjiro byacu kandi uri amahoro yacu. Tugushimiye ko ari watangije umurimo muri twebwe, niwe wo kubasha kuwusohoza. Iki ni icyumweru cya 4 cy'uyu mwaka. Dukomeje kugushimira yuko ugumye kuduhaza uburame. Ibyaduhize ibyaturwanyije ni byinshi, ariko warahabaye, ibitwasamiye ubibumba umunwa.
none mukunzi mwiza, tukimara gushima no kuguhimbaza, hari byinshi byatumye utureba ntutwishimire, ahari ntutunezerererwe. Niyo mpamvu ngusabye kugira ngo icyagaragara nk'urusika hagati yanjye nawe ndetse n'ubwoko bwawe, icyatuma utatwishimira, icyo gikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Tugusabye imbabazi kugira ngo tweze nawe kandi dutunganywe nawe. Maze rero mukunzi mwiza, tukimara kwezwa no gutungana no kubonezwa nawe, kuko ijambo rya niko ryambwiye ngo wifuza gukora abadave mu bidatunganye, ukimara kutwimura uduhagaritse mu maraso ya Kristo, ndakwinze kugira ngo urukubane natwe dufashe muri iri jambo, ntaba ari twe kuko yagumye kubane natwe, gukomeye kubane natwe, imbaraga zawe zibane natwe, Mwuka Wera nk'umuyobozi abane natwe, Mwuka Wera nk'umwigisha abane natwe. Gitere cyacu mukunzi mwiza, kandi yende no kubyo mu ijuru adusobanurire. Ni wowe uzi bikwiriye ubu bwoko bwawe magaze imbere. Byiringiro bizima rero, ababyumva none ahanga ndetse n'abazabyumva igihe kizaza, ndakwinze kugira ngo iri jambo rye kuzamasigara cyicaro kuryumva wese ndetse n'uzaryumva, ahubwo rihindurire benshi kugukiranuka, ryongera imbaraga mu bugingo, ribe inkomezi. Gitare cyacu byiringiro bizima, reka benshi bakomere kubwira ijambo. Ndagushimye kubyumvishe kandi kubikoze rero, urukubane natwe, icyo mambije n'imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bene data, turanezerewe kandi turishimye, dusomye amagambo dusanze mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Uyu muhanuzi ni umwe mu bahanuzi bakuru bari mu isezerano rya kera, kuko iyo tuvuze umuhanuzi, abahanuzi bakuru, nagira ngo mwe kujya mwumva yuko ari abantu bakuru kuruta abandi. Oya, ntabwo ariko bimeze, ahubwo ni abahanuzi bahanuye ibintu byinshi kuruta abandi. Kandi muri kiriya gihe cya buriya buhanuzi, wasangaga umuhanuzi mukuru akenshi yabaga ari kumwe n'umutoya bagendana, bafatikanya mu buhanuzi. Aha rero Yesaya niwe nshatse kugira ngo tuvugeho nk'umuhanuzi mukuru. Yesaya ubwaryo, iryo zina Yesaya riravuga ngo Uwiteka arakiza. Uwiteka arakiza, cyangwa se mu yandi magambo Uwiteka aratabara, ariko mu busobanuro bwayo nyakuri riravuga ngo Uwiteka arakiza. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya gifite ibice 66, ibice 39. Abahanga bavuga ko ari wabyiyandikiye, ibindi byari hejuru byagiye byandikwa n'abandi, ariko 39 ni ubwe wabyiyandikiye. 66 rero nkimara kubivuga gutyo, abasomyi ba Bibiliya nawe uhita wumvamo irindi jambo bisobanuye yuko ibice 36 bihura n'ibitabo 66 biri muri Bibiliya. Imana yacu nishirwe hejuru, kuko buriya Bibiliya ubwayo ni ikoraniro ry'ibitabo 66 birimo isezerano rya kera ndetse n'isezerano rishya. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Yesaya rero ni umwe mu bahanuzi, nk'uko nababwiye, mu bahanuzi bakuru, ariko umwihariko afite ni umuhanuzi wavuze Kristo neza. Jya mbimushimira, nimbasha kumubona nzamubaza uburyo yari ari mu kubona Kristo. Icyakora ko yarabyanditse, haleluya, yarabyanditse abishyira ku murongo, nta kintu atatubwiye. Ariko Yesaya yahanuye Kristo nk'umuntu umukikiye mu ntoki, mu biganza. Haravuga ngo twahawe umwana w'umuhungu, yatuvukiye, avuga n'amazina ye, azitwa igitangaza, Imana ikomeye. Imana yacu nihabwe icyubahiro, Imana yacu ishyirwe hejuru. Yesaya ahanura Kristo nk'umubonye avuka, nk'uwamwakiriye, avuga imikurire ye, arangije avuga n'urupfu rwe, ndetse avuga no kugaruka kwe, bivuze yuko yahanuye Yesu neza. Ibyo twifuza muri iyi minsi ya none, kugira ngo Kristo atwihishurire, tubashe kumuvuga neza, kuko Yesaya ubwe bwite ntabwo yari kubasha kuvuga neza Kristo atamwihishuriye. Nagira ngo muri iyi minsi ya none Kristo akwihishurire, Kristo kwigaragarize, kuko nibuka umunsi umwe muri ya minsi ya nyuma y'urupfu rwe, muri ya minsi 40, Yesu yamaze iminsi 40 agenda yireka abigishwa be. Akimara kuzuka yagiye yereka abigishwa be, abiyereka mu minsi 40. Hagenda abo bagenda bari kumwe, agenda aganira nabo,
yiyoberanyije, ariko bikaza kugaragara bavumbuye yuko ari we mu itandukana, ndetse no mu gutandukana kwabo nawe bagahita bamenya ko ari Kristo bari bari kumwe. Imana yacu nishyirwe hejuru. Abana b'abantu tuba tubasha kumenya Kristo ari uko avuye muri twebwe, kuko n'umunyarwanda aravuze ngo uwambaye ikirezi ngo ntamenya ko kera. Ubundi iyo uri mu rugendo, iyo uri mu kazi, iyo uri mu mibabaro, iyo uri mu gahinda, iyo uri mu ngorane, iyo uri mu mirimo itandukanye uri kumwe na Kristo, akenshi ntabwo ubimenya. Ariko iyo ugize ikosa ukora ukabasha gutandukanywa nawe, nibwo umenya yuko wari uri kumwe na Kristo. Kuko abigishwa ba Yesu ubwo bari bamaze gutandukanywa na Kristo baravuze bati yo, mwumvishe cyagiye twari turi kumukunda, imitima yacu yari iguwe neza. Umuntu ufite Kristo mu mutima we, umuntu urimo kujyana na Kristo, ajya yumva afite kugubwa neza. Nagira ngo Kristo kwigaragarize muri aka kanya, urahita wumva umunezero, kandi numara kumushyikira wumva umucakiye neza, wifuze kugumana nawe, cyakwifuza gutandukanya nawe gikurwaho mu izina rya Yesu Kristo. Yesaya ahanura Kristo neza, ndabimushimira. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ariko nk'abandi bose, ndabivuga nk'abandi bose kuko abahanga bavuze yuko Yesaya, igitabo cya Yesaya ubundi nacyo kigiye cyakabaye ubuhanuzi cyangwa se ivanjiri ya gatanu, ubutumwa bwiza cyangwa se ivanjiri ya gatanu. Kuko iyo dusomye mu Isezerano Rishya tuhabona amavanjiri ane cyangwa se ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe n'abanditsi batandukanye. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Iyo turebye rero n'ubundi unasomye neza ubona yuko igitabo cya Yesaya nacyo cyakabaye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kuko avuga Kristo. Abavuze Kristo nta kintu bamurushije cyane, kuko nawe yamuvuzeho. Ndetse nagira ngo nsoreze no ku karengane ke nkivuga kuri Yesaya, kuko ntabwo ari we nagambiriye kwigishaho. Ndashaka kuvuga Kristo muri Yesaya, ndashaka kuvuga imbaraga z'Imana muri Yesaya, kuko icyo yashaka kugira ngo avuge ntabwo kwari kugira ngo tuzamenye Yesaya, ahubwo kwari kugira ngo tuzamenye Kristo, kwari kugira ngo tuzamenye imbaraga z'Imana. Ibyo bitumye nanjye mpagarara aha ngaha, ntabwo nshaka kugira ngo mumenye n'itegeka, ahubwo ndifuza yuko mwamenya Kristo muri njyewe none n'ejo hazaza. Yesaya nk'uko n'intumwa zindi zaje zimukurikiye hanyuma bahuye n'akarengane, Yesaya urupfu rwe nawe yapfuye akerejwe urukezo, yararenganyijwe nk'izindi ntumwa zaje zimukurikiye nyuma, yarenganyirijwe nawe ubutumwa bwiza. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ariko reka mbabwire, umuhanuzi ashobora kuva mu nzira agakora ibyo byose by'Imana yamuhaye byose akabishyira ku murongo, bana abantu bakaba baza bakamuramburaho ikiganza, ndetse n'Imana ikabyemera yuko asoza urugendo. Ariko Imana ikintu kidajya gikorwaho ni ijambo ryayo. Ikintu kidakorwaho cyo ni ijambo ryayo. Icyo ni ikintu tugomba kumvikana tukabyemera, ni ijambo ryayo. Igeze yibwira Yeremiya iramubaza ngo uruzi iki? Aravuga ati nduzi inkoni y'umurinzi. Imana avuga ngo uko niko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Mwene data unkurikiye, nagira ngo ubwe niba ari icyo wavuganye n'Imana, witeka Imana amane no kuza kugisohoza. Imana yacu nishyirwe hejuru, kuko mu kintu kidakorwaho ni icyubahiro cyayo, ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana icyo yavuganye nayo no kugisohoza izagisohoza. Umuhanuzi rero yararenganyijwe kubw'ubutumwa bwiza, arapfa akirezwa urugero, aragenda nk'izindi ntumwa zari zimukurikiye hanyuma mu Isezerano Rishya. Intumwa za Yesu Kristo muzi ko zagiye zihura n'akarengane gatandukanye, ariko baza Imana iza kwemera yuko bava mu rugendo rurahagarara. Waje kubasha gupfa urupfu rusanzwe rw'ikirago ni Yohana, ariko nawe baramwishe yanga gupfa, si uko batamwishe. Reka mbabwire bene data, kuba muri aha ngaha, kuba mukurikiye ijambo ry'Imana, kuba mukiriho mpagaze mukiri bazima muri uyu mwaka, si uko batabishe. Barabishe mwanga gupfa, kuko hari icyo Imana yabavuzeho. Icyo Imana yakuvuze no kugikora izagikora. Bana b'abantu bajya basha gukora ibyabo, ariko ntawe ubasha kuvuguruza umugambi w'Imana. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Icyo yakuvuze no kugikora izagisohoza. Imana yacu nishyirwe hejuru. Dusomye ijambo ry'Imana rero dusanze muri iki gitabo cy'umuhanuzi Yesaya,
reka Yesaya tumuveho twe kumutindaho ahubwo dutinde ku cyo yavuze. Tubonye 50 igice cya 50 umurongo n'uwa 7 haratubwiye ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Dufite ibyishingikirizo nta bindi, ibyishingikirizo byacu ni ku Mana, kuko dufite icyizere kandi ibyiringiro bidashidikanywaho yuko umwami Imana azadutabara. Sinzi ibyo urimo, sinzi intambara urimo kurwana, ariko ibyiringiro dufite by'ejo none bya none n'ejo hazaza nuko umwami Imana azadutabara. Cyo gitumye dukomera. Ubundi byagatumye turira turabifite ni byinshi, byagatumye duhungabana turabifite ni byinshi, ariko ibyiringiro dufite nuko umwami Imana azadutabara. Mwene data ishingikirize kuri Kristo, nawe uvuge rino jambo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare. Imana yacu irakomeye. Reka mbabwire ni Imana igikomeza umuntu kandi ikamukomeza no mu maso. Yigeze yabwira Yosuwa irabwa ngo ngiye gukuza imbere y'Abisiraheli, ngiye kugukuza imbere yabo. Ni Imana igibasha gukura hasi gashyira hejuru, ariko nituvuga Imana ikura hasi gashyira hejuru tujye twongera twibika ko ari ni Imana ikura hejuru igashyira hasi. Imana yacu nishyirwe hejuru, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ibyo byose ibikorera mu cyubahiro cyayo, ibona ko nta icyubahiro cyayo kidahungabana, nta kitabasha gukora. Ariko twe nk'abana b'abantu icyo dusabwa ni ukwegera Imana tukayigana nk'abana bakundwa. Imana yacu nihabwe icyubahiro, icyacu ni ugukiranuka. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo abashaka ubwiza, icyubahiro no kudapfa ngo babishakishe gukora ibyiza badacogora. Abantu barimo barashaka icyubahiro bagishakira ku bandi, abantu bashaka icyubahiro bagishakiye ku by'abandi, ariko dore hano icyubahiro gikuru tugomba kugikura ni ugukora ibyiza tudacogora. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Abantu barashaka kudapfa bisha abandi, ariko reka mbabwire nta muntu uzatura nk'umusozi. Isi ntago tuzayigumamo, ndetse nituroka tunayitinzemo Kristo azagaruka twari itorero. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Bivuze ruko rero nta uzatura nk'umusozi, twese tuzapfa tuve muri uru rugendo, kuko iyi nzira iyi si turimo tumeze nk'abantu bari muri tagisi ivuye muri cyerekezo kimwe igiye mu kindi. Tumeze nk'abantu bari mu kinyabiziga kiva mu cyerekezo kimwe kijya mu kindi. Uko byagenda kose nta kinyabiziga cyagenda kitazahagarara, nta ndege ishobora kugenda idafite aho izahagararira. Yewe n'ibyogajuru bihaguruka bikagenda bikajya kure biba bifite aho byerekeje kandi bikageraho bigahagarara, bigakora ubutumwa byoherejwe kujya gukora, bikongera bikagaruka. Ariko reka mbabwira n'ibijya bigarukira mu nzira, hakaba n'ibyangirikira mu nzira. Ibyo byose birashoboka. Nagira ngo nkubwire rero abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa ngo babishakishe gukora ibyiza badacogora. Kudapfa k'umukristo, kuko umukristo twe ntago tuzapfa, ahubwo tuzarama. Cyo shatse kubabwira ni iki? Nuko umukiranutsi ntago ajya apfa ahubwo arasinzira. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Reka mbabwire Kristo ikibazo si ukuva muri uru rugendo, ikibazo si ugupfa, ahubwo se ubugingo bw'iteka. Ko dufite ubugingo, twe dufite ubugingo bw'iteka, ni nabwo duharanira uko bwije n'uko bukeye. Imana yacu ibuguhe bw'ubugingo bw'iteka. Nubwo uyu mubiri wacu ushobora gusaza tukaba twawukuramo, ariko ubugingo bwo ntago bujya busaza. Niyo mpamvu Satani arwana uko bwije n'uko bukeye kugira ngo arebe yuko yabudukuraho. Reka Imana yacu ihabwe icyubahiro. Imana yigeje gufata mugaragu wayo Yobu muhereza Satani, ntabwo iti ndamuguha ibyo byose ndabiguhaye, ariko ubugingo ndabukwimye. Dushimiye Imana igibasha kwimana ubugingo bwacu. Shobora gutanga ibyaye igatanga abawe, ariko ubugingo ikabwimana. Kandi reka nkubwire iyo bitanga ni nayo ibyaka, ni nayo ngera ikanabisubiza. Gusa nagira ngo mbasabe kugira ngo duhagarare neza mu cyuho, dukore icyo Imana yaduhamagariye kugira ngo kizabashe gusohoza, dushoze inshingano zacu hano muri ino si. Ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera. Komera mwene data, kuko umurengezi wawe arahari. Reka dusomye ijambo muri 54, Yesaya 54 niho twakomereje. Haravuga ngo yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga ntuhumurizwe. Niwe ndimo kubwira mwene data,
iri jambo ni iryawe. Ndavuga ngo yewe urenga ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga ntuhumurizwe. Iri jambo turimo gusoma cyangwa se ikiro turimo kwiga nagihaye umutwe uvuga ngo Uwiteka dukingurutse twaseba. Imana dukingurutse twaseba, ibyadusebya ni byinshi, ariko nkuzaniye ijambo nubwo utari ufite uguhumuriza. Manuwe nzanywe no kugira ngo nguhumurize, nzanye ijambo riturutse ku Uwiteka, ijambo rivuye mu ijuru. Ndakubwira ngo humurijwe n'Uwiteka, kuko umwe Imana azagutabara. Nicyo gituma utajya kumwara, nicyo gituma utazakorwa n'isoni. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo ntabwo ariko bizakuba mutegereza, ntabwo tuzakorwa n'isoni, ngo ahubwo bava mu masezerano nta mpamvu, abo niyo bazakorwa n'isoni. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Guma mu masezerano mwene data, ntabwo uzakorwa n'isoni. Imana yacu nishyirwe hejuru. Noneho turabonye ngo yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga ntuhumurizwe. Amabuye yawe nzayateraho amabara meza. Iryo ni isezerano. Imfatiro zawe nzazishingisha safiro. Iryo ni isezerano mwene data. Iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Mana yacu ntihabwe icyubahiro. Urugabano rwawe, mbese aho imbaraga zawe zigarukira, Uwiteka Imana yashyize umunezero. Urugabano rwaho rugarukira, Uwiteka Imana avuze ngo agiye kubakisha amabuye anezeza. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Imana yacu nishyirwe hejuru. Urugabano rwawe Imana irwubakisha amabuye anezeza. None ijambo rikomeye ngo abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Ijambo rikomeye, jambo rikomeye ngo uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba, kuko bitazakwegera. Mana yacu ntihabwe icyubahiro. Turavuga byinshi, tubonye byinshi, turavuga ngo kuko Imana azadutabara. Tubonye byinshi byiza, amasezerano meza Imana ikuvuzeho, ariko reka nkubwire ibyo byose kugira ngo bibashe kugenda neza uzakomezwa no gukiranuka. Ho niho ruzingiye, kugukiranuka niho ruzingiye. Minota itambutse nari maze kubabwira yuko abashaka ubwiza, icyubahiro no kudapfa, babishasha gukora ibyiza badacogora. Hari igihe abantu bagendera mu munyenga ukumva ko ibyiza byose ari we byakagiriwe, ariko reka mbabwire iby'Imana n'impanguhe. Nubwo tutabasha gukora byinshi nk'uko Imana ibyifuza, nta mbaraga dufite, twambaye inyamubiri nk'abana b'abantu, ariko ijambo ryarambwiye ngo tera intambwe yo gusa nazatera 99 aza gusanga. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Icyacu ni ugutera intambwe imwe gusa, cyacu ni ugukiranuka gusa. Nubwo utabishobora, gerageza muri uru rugendo. Mu rugamba ni uguhatana, mu rugamba ni ukugerageza. Icyo nkuzaniye ni ibyiringiro, ni Uwiteka Imana ari kumwe nawe kandi azabana nawe. Imana iratubwiye ngo ibyo byose bizakomezwa no gukiranuka. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Noneho ku murongo wa 15 ngo ahari bazaterana, ariko si njyewe uzaba bateranyije. Uzagukoranira wese azagwa ari wowe wazize. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Reka nkubwire ntabwo Imana izababuza guterana, kuko iravuze ngo ahari bazaterana. Icyakora Uwiteka Imana ntabwo azaba ari kumwe nabo. Byinshi tumaze kubona. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Uwiteka Imana yemeye kubana natwe, Uwiteka ari kumwe natwe, kandi aravuze ngo ntabwo tuzakorwa n'isoni, kandi niwe mutabazi wacu, niwe murengezi wacu. Ariko reka nkubwire nubwo bimeze gutyo, ibigusha n'ibisitaza, ibicanage biri mu nzira, ndetse ijambo ryayo rivuze ngo ahari bazaterana. Guterana ntabwo Imana izababuza guterana, ntabwo izababuza guterana, ariko none iki twemere nuko itazaba iri kumwe nabo. Imana yacu nishyirwe hejuru. Imana yacu ntabwo izaba iri kumwe nabo. Imana yacu nishyirwe hejuru. Ushobora kwibaza uti ibi byose bishobora kugenda gute? Mugaragu w'Imana yigeze yabyibazaho. Ndababwira, reka dusome, tubisome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka, igice ni icya mbere. Luka igice cya mbere, umurongo dore kuri 34 tujye kuri 36.
Luka 1:3-4 kugera kuri 3:6. Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho n'imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza, nicyo kizatuma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Mana yacu nihabwe icyubahiro. Wari urimo kwibaza ukavuga ibi byose bishobora kugenda gute? Sinzi ibyo urimo, sinzi buhanuzi Uwiteka Imana kugeza uko bwije nuko bukeye ku manywa na nijoro, sinzi ibyo urimo kwakira, sinzi amajwi urimo kumva. Ukavuga uti ibintu bizagenda bite? Sinzi umusozi urimo kubona imbere yawe ukibaza uti mbese bizagenda bite? Ariko ijambo nkuzanira rikomeye, icyo kibazo urimo guhura nacyo, izo ntambara urimo guhura nazo, ibyo ngibyo urimo kwibaza, abahamya mu batubanjije nabo bagiye bahura nabyo. Mariya akimara kwakira ubuhanuzi, akimara guhabwa ubuhanuzi, yaravuze ngo mbese ibyo bizagenda gute ko ntaryamana n'umugabo? Nta na rimwe byari byeze bibaho yuko umuntu ashobora kubona umwana, umudamu ashobora gutwita cyangwa se umukobwa ashobora gutwita atabonanye n'umugabo. Ibyo ntibishobokana, n'ubu ngubu nta gihe nari nabyumva byabayeho. Ariko ikibazo Mariya yari afite kirumvikana, aravuga ati bizashoboka bite ko ntaryamana n'umugabo? Ariko ubuhanuzi marayika ngo aramubwira ngo dore imbaraga z'isumba byose zizakuzaho. Haleluya! Imbaraga z'isumba byose zikumanukira akanya kanone ahangaha. Icyo kibazo urimo kwibaza, ibyo ngibyo wumva ko bidashoboka, reka nkubwire ngo imbaraga z'isumba byose zizakuzaho. Mana yacu nihabwe icyubahiro. Mana yacu izagutwikira. Nababwiye ko dufite ijambo rivuga ngo Uwiteka dukingurutse twaseba. Hariya ahantu hari Mariya yarageze ku rwego rwo kuba yaseba, kumva ngo agiye gutwita atarigeze abonana n'umugabo, ndetse ari no muri fiyansaye. Byari ibintu bisebetse, ariko Uwiteka Imana amusezeranya ko azamutwikira, kuko kwisumba byose kuzamuzaho. Nagira ngo mbabwire kuko kwisumba byose kubajeho, kutuza akanya kanone ahangaha, kugushoza utabasha gusobora, kugira ngo ubashe kwakira ubuhanuzi bwayo, kugira ngo ubashe kwakira ibyiza byayo. Kuko ijambo ryarambwiye ngo iby'Imana yacu twifuriza, ibyo dushakaho ntabwo ari ibibi, ngo ahubwo ni ibyiza. Mana yacu nihabwe icyubahiro. Ni Imana ikugambiriyeho ibyiza, niyo mugambi Imana yacu dufiteho. Uretse nk'abana b'abantu twe tubasha kugambura tukava mu byizerwa, ariko Imana ikintu kugambiriyeho ni ibyiza. Nubwo ushaka kubona uri mu bibazo ukabona uri mu ngorane, ariko ibyo byose ni ukugira ngo ubashe kwambuka uzave mu gikoresho kizima kibasha gukorera Uwiteka Imana. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Imbaraga z'isumba byose rero nizo zigomba kukuzaho, ngo nicyo kizatuma uzavuka azitwa Uwisumba byose. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Imana ijya yemera ko kugeraho kugira ngo nibiramuka bitunganye, kugira ngo igisubizo kizima, ubundi Imana yacu irwana finale, ubundi birimo gushaka kugira ngo irebe igisubizo kizima uko kizagenda, kugira ngo kitirirwe Uwiteka Imana, kugira ngo bitazitirirwa yuko ari umubyeyi wawe, kugira ngo bititirirwa ko ari umwana wawe, kugira ngo bititirirwa yuko ari umuvandimwe. Bizagaragara yuko nubwo ari umuvandimwe wabikoze, nubwo ari umuturanyi wabikoze, ariko iri Imana yabashe kumukoresha. Imana yacu nihabwe icyubahiro kandi Imana yacu ishyirwe hejuru. Sinzi icyo urimo kwibaza none ahangaha, ushobora kuba ufite ikibazo nk'icyo Mariya yari afite, uti bizashoboka bite? Ariko ni Imana ikura ibishoboka mu bidashoboka. Ni Imana ibasha gukura ibishoboka mu bidashoboka. Ni Imana iri kumwe nawe, nihagararanye nawe. Icyo nkubwira gusa ni ugushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose Imana yacu ibasha kubiduhereza. Ishobora byose. Ngo irambura ikiganza cyayo kimwe gusa, Uwiteka Imana ngo arambura ikiganza cye kimwe gusa, iki cyonyine gusa, ngo ahita haza kwifuza kw'ibiriho byose. Nagira ngo Uwiteka Imana kuramburira ikiganza cye muri aka kanya, Uwiteka Imana kuramburira ikiganza cye, ubashe guhazwa, ubashe gusubizwa byo wabuze, ubashe kubona igisubizo cy'ibibazo byawe. Ariko ngiye cyo ndimo kwingingira mukunzi mwiza, hagarara neza ku munzani kugira ngo ushakishe uko washaka ibyo umwami Imana ashima. Ahasigaye duteye intambwe imwe gusa, Imana yacu izatera 99 irimo kuzidusanga. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ngo bazaterana, ariko ntabwo ari izabe bateranyije, ntabwo izaba iri kumwe nabo. Reka nkubwire umwami Imana azadutabara. Reka nkubwire wigira ubwoba, wihangayika umutima, kuko umutabazi wacu arahari, umurengezi wacu arahari, nta wundi n'Uwiteka.
umuririmbyi yaremye ngo ndubura amaso yanjye ku misozi ngo mbese gutabarwa kwanjye kwava hehe, arangira ngo gutabarwa kwacu ntandi kujya guturuka ni ku Uwiteka Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ushobora guhanga amaso ku misozi, ugahanga amaso mu bibaya, ugahanga amaso mu mirambi, ariko gutabarwa kwacu ntandi kujya guturuka keretse ku Mana Data yaremye ijuru n'isi, yadukunze urukundo rukomeye ikaduha umwana we w'ikinege ari we Yesu Kristo. Imana yacu nihabwa icyubahiro, niyigumye kubana natwe, niyigendanye natwe, niyo dukomeje mu maso. Imana yacu nishirwe hejuru. Reka dusenga Imana, dushimira Imana yemeye kumya gufatikanya natwe muri iki cyumweru cya 4 cy'umwaka, niyigumye kubana natwe kandi iravuze ngo izadutabara. Mugaragara wo kumwe Imana azantabara, cyo gituma ntamwara ibyagatumye tumwara. Eregaye twakamwaye ibyakatumwaje ni byinshi ndetse biragaragara, ibimenyetso bifatika tuba turimo kugenda tubibona. Ariko reka nkubwire ijambo rimwe gusa kandi rikomeye, Uwiteka Imana ari kumwe nawe kandi azagutabara. Gendera ku byiringiro, hagarara ku byiringiro, hagarara kuri ribuye, hagarara kuri urufatiro ruvuga ngo kumwe Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Urimo kwibaza byose Uwiteka Imana ababizi. Nta kintu na kimwe, nta kintu kibasha kukugeraho kitanyuze ku Uwiteka Imana. Kuko nagira ngo nanabibutse umunsi umwe ubwo Satani ngo yari arimo kuyungwagiye asanze abera bashengereye, ngo maze ngo Imana yabaza ngo mbese Satani uvuye hehe? Arabati mvuye kuzenguruka isi no kuyitambagiramo. Maze Imana we ati witegereje umugaragu wanjye Yobu. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Nagira ngo mbabwire ko ibyose by'Imana yemeye, ibyageze kuri Yobu byose Imana yari ibizi. Niyo mpamvu nawe ibikuriho byose Imana yacu bibizi. Gusa icyiza twishimira nuko ari Imana igibasha kwimana ubugingo bwacu, Imana yacu igibasha kuturinda, Imana yacu igibasha kudukomeza. Imana yacu nishirwe hejuru kandi yagwa icyubahiro. Dushimiye Imana yabanye natwe. Reka mbabwire bene Data, hagarara ku munzani, hagarara neza, komera, uhagarare mu birindiro by'Uwiteka Imana. Kuri uwo musozi guhagaritsemo, mugaragu w'Imana yavuze ngo nzahagarara ku munara wanjye aho ndindira, maze njye numva icyo Uwiteka Imana ambwira. Najya mubwire, hanga amaso ku musaraba, utega amatwi icyo Uwiteka Imana akubwira, kuko ibyo urimo kubona byose Imana yacu ibizi byaranyuze ku Uwiteka, kandi ntabwo ari we gusa birimo kubaho, kuko ngo nta kibazo cye kiba kitari rusange. Naho dushima Imana yuko igibana natwe dufasha muri byose, ku manywa ndetse na nijoro. Iyatangiye natwe umurimo nawe yo gusozanya natwe. Imana yacu nishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Turashoje, reka dusenge Imana. Uwiteka Mana yacu turagushimiye kandi turaguhimbaje. Gushimiye kuri Imana yacu, gushimiye kuri amahoro yacu, gushimiye ko ari wabanye natwe, gushimiye ko ufatikanya natwe ugasozanya natwe. Niwe wataje umurimo muri twebwe. Mana yacu habwa icyubahiro kandi ushyirwe hejuru. Gushimiye ibyatambutse, nkuragije n'ibiri imbere, nkweretse ubwoko bwawe bashe kwakira ino jambo kugira ngo rishore imizi kandi imizi gitare cyacu mukunzi mwiza, imizi itabora. Mwaye Imana tujyaho twava naho twashika, iri jambo rye kuba amasigara cyicaro mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Shalom. Bene Data, dushimye Imana rero ikomeje kubana natwe. Imana idufashije muri byose. Nagira ngo hari abakenera gusengerwa by'umwihariko, hari abakenera ubundi bufasha, ariko nagira ngo mbinginge, nagira ngo mbagezeho telefone yanjye ni 0788 59 67 0788 59 67 07. Abakurikiraniye kuri YouTube nagira ngo mbasabe mujye mwibuka gukora subscribe kandi noneho na share na comment. Biriya bijya bidufasha. Iyo uvuze icyo urimo kubasha kumva, tubasha gukosora icyifuzo cyawe, tubasha kucyakira kandi kikanasubizwa. Ibitunaniye tukabyereka Imana, kuko ni Imana ishobora byose, ni Imana yihagije, nta kijya kibasha kuhinanira. Imana yacu nishirwe hejuru. Dushimiye Imana rero yabanye natwe, dushimiye Imana ikomeje kudukomeza, igumye kandi ibashoboze namwe. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Shalom, shalom.